ijambo ry'Imana. Murabyibuka yuko ejo twatangiye ibyigisho nabasabye yuko mutazasiba tutabirangije. Ibyo byigisho bivuga ku mategeko y'Imana. Mbese hari umushyitsi waba wibuka umutwe w'icyigisho twize ejo? Uwo mushyitsi aramutse ahari rwose nawe twamuha impano akaba yibuka umutwe w'icyigisho twize ejo. Reka njyewe mbibutse icyigisho twize ejo. Twize icyigisho gifite umutwe uvuga ngo imiterere y'amategeko y'Imana. Twabonye uburyo Imana ifite amategeko afite imiterere myiza cyane. Amategeko atandukanye n'amategeko ya hano muri iyi si. Amategeko yo mu isi kubera yuko aba afite ikibazo ahora ahindurwa buri gihe, agahora yongerwamo ibindi bintu bishyashya. Ariko amategeko y'Imana yayandi Imana yaremye isi itararemwa, ayo ngayo yagengaga abamarayika, yamara kurema isi akaba ari n'ayagenga abantu. N'uyu munsi niyo akigenga abantu kubera yuko Imana yacu idahinduka, n'amategeko yayo ntajya ahinduka. Ku buryo icyoroshye ni uko ijuru ryavaho, ni uko isi yavaho, kuruta ko amategeko yavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato. Amategeko arakomeye kurenza uko isi ikomeye, kurenza n'uko ijuru ubwaryo rikomeye. Niba hari igihe amategeko y'Imana yagombaga guhinduka, ni igihe yasabaga Imana gutanga umwana wayo. Niba hari ikintu kandi kigaragaza ko amategeko adahinduka, ni uburyo Imana yatanze umwana wayo. Igihe Imana yavuga ngo icyoroshye ni uko ijuru ryagwa, burya yavugaga kuza kwa Yesu wasize icyubahiro. Aho kugira ngo amategeko ahinduke, ijuru ryaraguye, maze Imana yohereza umwana wayo ngo bibe ikimenyetso kidashidikanywaho yuko amategeko adashobora kuvaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gatoya. Twabonye ko amategeko y'Imana nubwo ari 10, nubwo kuyafata mu mutwe byoroshye, ariko ayo mategeko agera kure cyane, agasuzuma ibikorwa dukora, agasuzuma ibitekerezo byacu, agasuzuma ibyifuzo byacu, areba ibyaha bikorerwa ku mugaragaro, akareba n'ibyaha bikorerwa hihishe mu mutima. Ni nayo mpamvu twabonye yuko umuntu wabyawe n'umugore, umuntu wa kamere, adashobora kubahiriza amategeko y'Imana yera. Biramusaba kubanza kugenda urugendo, maze agahinduka kugeza ugashyira hamwe n'amategeko y'Imana. Rero icyo cyigisho cyiza nicyo twatangiriyeho ibyigisho bivuga amategeko y'Imana. Muri uyu mugoroba dufite ikindi cyigisho cy'ingenzi, kandi ndashaka kukibararikira kugira ngo mugikurikirane mwitonze cyane, hatagira umuntu urangara mu gihe tuba turi kwiga iki cyigisho. Icyigisho tugiye kwiga gifite umutwe uvuga ngo urubanza n'amategeko y'Imana. Tujye kureba uburyo urubanza ruba rushingiye ku mategeko y'Imana, kuko n'ubundi amategeko atariho nta n'icyaha cyabaho. Rero tujye kureba isano iri hagati y'ibyo bintu. Reka mbere y'uko dutangira, mu buryo bwo kwibuka ko turi abanyantege kandi kwibuka yuko Imana yadusezeranye isezerano ryo kudufasha, reka twicishe bugufi mu mutima maze dusenga Imana. Mana yacu idukunda,
turagushimye muri uyu mugoroba tukwebaza akawungezi kano imbabazi zawe nyinshi nizo zituma tudashiraho ekisanje kingi ekitulese tubeerawo imigambi yawe myiza niyo itugejeje muri uyu mugoroba ebigenderwa byo ebirungi ebitusiza akawungezi kano tugushimiye yuko udukunda tukwebaza kubanga otwagala tugushimiye ko uduhoza ku mutima tusanyuse kubanga otubeeza ku mutima kurenza uko turinda imboni y'ijisho ryacu ni kuturinda tukuuma emmune y'eriiso yaffe izina ryawe nirihabwa icyubahiro ebyalibwe bw'ekitiibwa twicishije bugufi imbere yawe tuwaziza mu maaso go turi abana b'abantu baana b'abantu ariko wowe urakiranuka uba mu ijuru naye oli mutuukirivu oli mu ggulu ufite umugambi muremure olina ekigendererwa ekigugazi wo kudutandukanya n'icyaha ekyokutwawukanya n'ekibi wo kuzadukura mu isi okutujja mu nsi ukazatugeza mu bwami bwawe n'okutuusa mu bwakabaka niyo mpamvu waduhaye ijambo ryawe wava otuwa ekigambo kyo kugira ngo twimenyereze ubushake bwawe tumanyire okwagala kwo kugira ngo twandure imico y'ababa mu ijuru twambale empisa z'ababa mu ggulu nuko ubwo tugiye kuribumbura baba tugenda kubikkula ekigambo kyo turagusabye ngo uduhe umwuka wera tusaba otuwa omwoyo mutukuvu imitima yacu uyikoreho cyane emitima gyaffe gikwateko nnyo tunejejwe no gusabira abantu baje muri aya materaniro okusabira abantu abaze mu lukuŋŋaana luno turagusabye ngo ubaduhere umugisha tukusaba bawe omukisa ubaduhere amatwi yumva neza obatuweera amatu agawulira obulungi ubaduhere umutima utarwanya ijambo ryawe obatuweera omutima ogutawanyiza kigambo kyo kandi ubaduhere kukwiyegurira ate obatuweera okwewaayo gy'oli iki cyigisho ubashoboze kugira ngo kibagirire akamaro ekyokuyiga kino kisobole okubagasa tubisabye mu izina rya yesu tubisabe mu linnya lya yesu amina amiina iyo turebye mu ijambo ry'imana ekigambo kya katonda tukareba mu gitabo cy'umuhanuzi daniyeli etulaba mu kitabo kya nabbi daniyeri tukareba mu gice cyaho cya karindwi etulaba mu ssula ey'omusanvu tukareba ku murongo waho wa cyenda tulaba ku luno olw'omwenda hari amagambo y'ingenzi nifuza ko dusoma waliwo ebigambo byenjagala tusome reka twigire hasi gatoya kugira ngo tubegere wansi tusobole okusembera kandi tubashe no gukurikirana ibyanditse hariya tusobole n'okugoberera ebiwandiikiddwe wali muri daniyeli mu gice cya karindwi daniyeri essula ey'omusanvu ku murongo waho wa cyenda olunya olw'omwenda haranditse ngo owandiikiddwa nti nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami nendaba okutuusa entebe ezaateekebwawo haza umukuru n'ibihe byose aricara n'omukadde yakamala ennaku ennyingi n'atuula imyambaro ye yeraga nka shelegi ebyambalo ebyali bitukula kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera n'enviiri ez'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro entebe ye yalinga ennimi za muliro kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ne ugurumana bannamuziga baayo omuliro ogwaka mbese murumva uwo mukuru nyir'ibihe byose daniyeli yabonye muwulire oyo omukadde daniyeri gwe yalaba yicaye ku ntebe imeze kuriya atubwiye ng'atudde ku ntebe efaanana bwero yambaye kuriya atubwiye ng'ayambadde bwatyo nga batugambye uriya mukuru nyir'ibihe byose oyo omukadde yakamala ennaku avuga ennyingi data wa twese ayogera kitaffe kandi intebe yicayeho entebe gy'atuddeko ni intebe y'urubanza y'entebe y'omusango daniyeli yahawe amahirwe daniyeri yaweebwa omukisa yo gukurikirana urubanza rubera mu ijuru okugoberera omusango ogugenda mu umurongo wa cumi uravuga ngo kumi lugamba nti imbere ye hatembaga umuriro omuggo gw'omuliro ne gutiiriika uduhumbagiza baramukoreraga ne gutiiriika omuggo omuggo ne gutiika mu maaso ge enkumi n'enkumi baamuweereza kandi inzovu inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere n'obukumi emirundi akakumi baayimira mu maaso ge imanza zirashingwa omusango ne gubaawo ibitabo birabumburwa ebitabo ne byanjuluzibwa ngiye kubabwira ingingo zikomeye ngenda kubabuulira ensonga ez'amaanyi zigize urubanza rubera mu ijuru eziwonya omusango guli mu ggulu izo daniyeli yeretswe daniyeri ziyalagibwa icya mbere yabonye ekisooka kiyalaba yabonye umukuru nyir'ibihe byose yalaba omukadde yakamala ennaku ennyingi yicaye ku ntebe y'urubanza isa n'ibirimi by'umuriro ntebe efaanana ennimi z'omuliro uwo ni umucamanza w'abatuye mu isi bose oyo omulamuzi asinga abalamuzi abali ku nsi icya kabiri yabonye kyekuyalaba yabonye yuko inzovu inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere yalaba obukumi emirundi kakumi nga bayimiridde mu maaso ge aho ngaho awono havuga buri muntu wese wavukiye kuri iyi si boogera buli muntu yenna yazaalibwa kuva kuri adamu imana yaremye okuva ku adamu katonda gwe yatonda kugeza ku muntu uzavuka bwa nyuma muri iyi si okutuusa ku muntu alisembayo okuzaalibwa agomba kuzanyuzwa imbere y'iyi ntebe y'urubanza y'imana aliyisibwa mu maaso g'entebe eno ya katonda ni iryo somo rivuga ngo inzovu inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere obukumi emirundi akumi bali bayimiridde mu maaso ge haranditse ngo imanza zirashingwa omusango ne gutandika ibitabo ebitabo birabumburwa ne byanjuluzibwa ikindi kintu yabonye
ni ibitabo byanditse n'iby'abantu bakoze. Buri kintu cyose abantu bakora, baba babizi cyangwa batabizi, buri kintu cyose batekereza, baba babizi cyangwa babizi, buri kintu cyose bareka gukora, baba babizi cyangwa batabizi, haba hari marayika ucyandika neza kandi utajya usobwa. Icyo ni ikintu cya gatatu. Hari umukuru nyir'ibihe byose wicaye ku ntebe y'urubanza. Hari inzovu inshuro inzovu bari imbere y'iyo ntebe, kandi ubwo ni abacirwa urubanza. Hari ibitabo byanditse n'iby'abantu bakoze. Umurongo wa 13 haranditse ngo, hanyuma nitegereza mu byo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeze imbere. Iyi ni ingingo ya 4, usa n'umwana w'umuntu. Uwo ni Yesu Kristo. Murabizi ko Yesu yaje mu isi maze akambara umubiri w'umuntu. Mbese muzi impamvu yambaye umubiri w'umuntu? Nuko yagombaga gukora ikintu, yagombaga gukorera abantu atashoboraga kubakorera atarambaye umubiri. Ni ukubavuganira mu rubanza rwo mu ijuru, maze akababera avoka, maze akabavuganira. Rero mu gihe urwo rubanza rwari ruhari, ngo Daniyeli akitegereza mu byo yeretswe, yagiye kubonabona haje usa n'umwana w'umuntu. Kandi uwo usa n'umwana w'umuntu yahise asanga wa mukuru nyir'ibihe byose, maze bamumugeza imbere. Izo nizo ngingo zigize urubanza. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, mu gice cyaho cya 5 ku murongo waho wa 10, urwandiko rwa mbere rwa 2 haranditse ngo, kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ibibi. Ngo mbese ni bangahe? Twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Twese tugomba kuzahanyuzwa kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri muri uyu mubiri, ari byiza cyangwa ibibi. Rero izo ni ingingo z'urubanza. Hano ndimo ndababwira ibyerekeranye n'urubanza. Nari maze kubabwira ibya Yesu Kristo ugomba kuza kutuvuganira, kuko hari n'umuntu wundi ujya udushinja witwa Satani. Iby'urubanza rwo mu isi murabizi, bigira umuntu witwa umuvugizi, ariko hakaba n'uwo bita umushinjacyaha, ariko hari n'uwo bita umucamanza. Mu rubanza rwo mu isi haba hari abantu batatu bakomeye. Umwe n'uwo bita avoka, kandi uwa kabiri n'uwo bita umushinjacyaha, uwa gatatu n'uwo bita umucamanza. Uwo ngo bita avoka aba arimo avuganira umunyabyaha, ariko uwo bita umushinjacyaha nayo omulumiriza oba omuwabi abarimo asabira umunyabyaha igihano, abasabira omwononye ekibonero. Noneho umucamanza abari bwumva ingingo z'umwavoka, abari ajya kuwuliza ensonga z'omuwolereza, akumva n'ingingo z'uwo nguwo ushinja umunyabyaha, awulira ensonga z'oyo amuwabi, maze akaza gufata umwanzuro.
noneho reka dusome amagambo akomeye, asome ibigambo by'amanyi ndo, amagambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. mu njiri nga byawandikibwa Yohana, turasoma ku murongo igice cya 16, isura ya 16, tugasoma ku murongo wa 7 n'umunani. ariko tutarasoma isomo, tugasoma cyawandikibwa kino, hari ikintu nshaka kubabwira. urashimira kubaburira Iki cyigisho tugiye kwiga kivuga iby'urubanza. tugiye Tugiye kureba uburyo urubanza ruza mu buryo bubiri. tugenda kuraba umusangeje kujya mu ngeri Uburyo bwa mbere engeri yesoka ni urubanza ruza mu mutima w'umuntu, kwe musango kujya mu mutima gw'omuntu ruzanywe n'Imana. Katonda yagulese Imana irimo isobanurira uwo muntu ikimushinja, mukama ng'ali mu kutegeeza omuntu oyo kyamulumiriza kubera ko Imana idashaka kuzatungura umunyabyaha itanarimbuka. mukama tayagala kugwa kubugika omuntu azikirire Mbere y'uko urubanza rwe rwo kurimbuka ruza, ng'omusango tegunnajja urwo rubanza Imana igomba kubanza kuruzana mu mutima we, mukama asobola kweta musango gwo mu mutima maze gwe ikamumenyesha ikibazo bafitanye, namutegeeza ekizibu kibalina kandi ikamushakira igisubizo namuwa ekyokuddamu kugira ngo uwo muntu agire omuntu umugisha. asobola okufuna omukisa Mbese mwasomye ijambo bita gutsindishirizwa? ekigambo ekiyitibwa okwegerezebwa Ijambo bita gutsindishirizwa okwegerezebwa ryanditse muri Bibiliya, kiwandikiddwa mu bayibuli kandi muri Bibiliya yose ate mu bayibuli yonna ryanditswe n'umuntu bita Pawulo gusa, yawandiikibwa n'omuntu Pawulo yekka kubera yuko gutsindishirizwa kubanga okwegerezebwa ni ingingo yo mu rubanza. ensonga yamu omusango Nta rubanza rwabayeho, tewaliwo omusango nta n'umuntu teri watsindishirizwa. ayinza kwegerezebwa Iyo urubanza rwabaye, omusango bwe gubeerawo niho gutsindishirizwa kubaho, okwegerezebwa cyangwa se hakabaho gucirwaho iteka. okusalibwa omusango Niyo mpamvu rero ensonga lwaki Pawulo yitegereje ibyaberaga mu rukiko rwa Sanediri. Pawulo yatunulyanga omusango gwabeeranga mu kitundu kya Siradi Aho ngaho niho yaje gukura iryo jambo ryo awo weyadde gutsindishirizwa. ekigambo ekyokwegerezebwa Noneho reka dusomere isomo tusome twumve. ekyawandiikibwa kino Ariko ndababwira yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, nze amagambo amazima kibasaanira mmwe nze okugenda kuko nintagenda umufasha atazaza aho kubanga nze muri. bwe sirigenda mubeezi talibajjira Ariko ningenda naye bwe nzamuboherereza. ndigenda ndi mutuma gye muli Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo ye gukiranuka. bw'alijja ayirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango Urumva iryo somo ukuntu rivuze? ekyawandiikibwa ekyo bwe kyogera Ubwo azaza bw'alijja ni umwuka wera, mwoyo mutukuvu azatsinda ab'isi, ayirumiriza ensi abemeza iby'icyaha. abalumiriza eby'ekibi Iri jambo rivuga ngo abemeza iby'icyaha abakakasa omusango naryo rivuga ko ubwo hari era urubanza. kitegeeza nti waliwo omusango Umwuka w'Imana rero omwoyo wa katonda nno niwe uzana urubanza dufitanye n'Imana mu mitima aleeta yacu. omusango tulina eri katonda mu mitima gyaffe Iri somo murizirikane cyane. kino mukifeeko Ubwo azaza azatsinda ab'isi, alijja ayirumiriza ensi maze abemeza iby'icyaha. abakakasa ebyomusango Reka twumve n'irindi rivuga nk'iryo. ekyawandiikibwa kyali kyogera Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, mu bbaluwa ya timoseewo ey'okubiri mu gice cyaho cya 3 mu ssula eyokusatu ku murongo wa 16, omuliro 16 iri somo twigeze tunarireba. twakirabakoko Riravuga ngo ibyanditswe kirina okulungamya kwa katonda kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu era kigasa olw'okuyigirizanga no kumwemeza ibyaha bye, olw'okunenyanga no kumutunganya, olw'okutereezanga no kumuhanira gukiranuka. olw'okubuulira okuli mu butuufu Aho ngaho harimo ijambo nshaka waliwo ekigambo kyenjagala riravuga ngo rigira umumaro wo kwigisha umuntu kirina omugaso gw'okuyigiriza omuntu no kumwemeza ibyaha bye. n'okumunenyanga ebibi bye Ibyo bintu bavuze ijambo ry'Imana rikora ekigambo kyagamba ekigambo kyabwe cyo kikikola kutwemeza ibyaha, ebyokutulumiriza ekibi ni nabyo batubwiye ku mwuka wera. kigambye ku mwoyo mutukuvu Ubwo azaza azatsinda ab'isi, alijja ayirumiriza ensi abemeza iby'icyaha. abalumiriza eby'ekibi Rero tukiri muri ubu buzima, tukyali mu bulamu buno Imana isanga umuntu wese ku giti katonda cye, asinkana omuntu yenna mu ibanga ry'umutima we. mu kyama ky'omutima Nta muntu n'umwe ibwiye ikibazo cye, yenna gwagamba ekizibu maze ky'olwo ikamusobanurira ikibazo bafitanye. namutegeeza ekizibu kye balina Ubwo urubanza ruba rurimo ruba. omusango guba gutandise Ariko iyo uwo muntu bitamugiriye akamaro, oyo muntu bitamuba bya mugaso urubanza ruba ruzagaruka ku nshuro ya kabiri, omusango gujja gulikomawo ku mulundi ogwokubiri noneho nanone rumubwira ibyaha bye, ate gumugamba ebibi bye ariko noneho rumubwira yuko agiye kati kurimbuka. gumugamba ogenda kuzikirira Muribuka amasomo abiri twasomye hano. mukigerani kabiri twasoma wano Hari isomo twasomye mu Baroma twasoma mu Malumi mu gice cyaho cya mbere mu ssula esooka ku murongo wa 16 olutole 16 haravuga ngo ubutumwa bwiza nibunkoza isoni, yeyita enkwasa nsonyi kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese kubanga gukizwa. maanyi ga katonda n'okulokola bujja
twabonye ko ubutumwa bwiza buza ku muntu bwa mbere ari imbaraga y'Imana imuhesha gukizwa. Iyo ubwo butumwa butamugejeje kuri iyo ntego yo kumukiza, ubutumwa buba buzagaruka ubwa kabiri. Mu isomo ryanditse muri Matayo mu gice cya 24 ku murongo wa 14 haranditse ngo kandi ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose kugira ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga. Ahambere haravuga ngo iki? Haravuga ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ubwa kabiri akavuga ngo ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose kugira ngo bube ubuhamya. Ubutumwa rero bugera ku muntu bugiye kumukiza, ariko iyo uwo muntu afunze amatwi ye, ubutumwa buba buzagaruka ubwa kabiri buje kumubwira iteka agiye gucirwaho. Ibyo ni nabyo biba ku rubanza. Urubanza ruza bwa mbere, Imana ikaruzana mu mutima w'umuntu, ikongorera umuntu ikibazo bafitanye. Imana itabibwiye umuturanyi w'uwo muntu, itabibwiye ababyeyi be, kandi yifuza ko uwo muntu yakwihana, ikibazo afitanye n'Imana kikarangira. Ariko iyo uwo muntu yanze uwo mugisha, urwo rubanza ruba ruzagaruka ku nshuro ya kabiri ruje kumuciraho iteka, ruje no kumubwira umwanzuro agiye gufatirwa. Rero aya masomo abiri arakomeye, yose agaragaza ko hari urubanza. Irya baravuga ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha. Iryo jambo rivuga ngo abemeza iby'icyaha bivuga ko ari urubanza. Kwemezwa iby'icyaha bibera mu rubanza, kandi bemezwa iby'icyaha kugira ngo nibacyemera batsindishirizwe, kuko n'ingingo yo gutsindishirizwa nayo ibera mu rubanza. Nta muntu wagiye mu rubanza nta no gutsindishirizwa kwaboneka. Urubanza rutanga imyanzuro ibiri, haberamo gutsindishirizwa cyangwa hakaberamo gucirwaho iteka. Gutsindishirizwa biterwa n'uko Yesu aba yakuvuganiye maze imbere y'Imana ukemerwa. Ubwo ngubwo rero mu rubanza ukaba wakuye igisubizo cyiza. Ariko nanone iyo umuntu adahaye agaciro uru rubanza ruza mu mutima we, urubanza Imana imubwira bari bonyine, amaherezo azajya ku karubanda. Bya bindi biri mu mutima we bihishe, bya bindi Imana yamwongoreye bari bonyine, bya bindi Imana itifuje ko abandi bamenya, bizagera ubwo bijya ku karubanda abantu bose bamenya ikibazo cye. Niyo mpamvu inshuti zanjye bavandimwe, Imana yaratubwiye muri Yeremiya 3 ku murongo wa 13 ngo icyo nshaka ni kimwe gusa, nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, kuko ubwo azaza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha. None rero icyiza ni uko wakwemera ibyaha byawe kandi ukabyihana, kugira ngo ugire umugisha wo gutsindishirizwa, usohokane umwanzuro mwiza mu rubanza, imbere y'izina ryawe handikwe ngo gutsindishirizwa. Kandi ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bigira umumaro wo kwemeza umuntu ibyaha bye. Nababwiye ikintu gikomeye, iyo ibyanditswe byera bikiri ku ngingo yo kwigisha umuntu, abantu nta kibazo bagirana nabyo. Ariko iyo biteye intambwe yo kubemeza ibyaha byabo, abantu bo kwemera ibyaha byabo ahubwo bararakara. Bamwe bakavuga batese uba barashaka kuba kari bonyine bakiranuka. Ariko Imana yavuga ngo icyo nshaka ni kimwe gusa, nuko wemera ibyaha byawe. Nshuti zanjye bavandimwe,
mushobora kumva wenda hari ibintu nkunda kugarukaho cyane ntabwo ari impamvu yo kutagira ibyo kubabwira ahubwo ingingo mba ndi kuvuga mba mbizi yuko iremereye cyane nshobora kuyivuga mu buryo butatu cyangwa bune butandukanye nkaba ndimo ndavuga ingingo imwe nifuza ko umwuka wera yayumvikanisha reka mbabwire ikintu gikomeye nimurebe ikibazo kiri mu isi cyaba ikiri mu bukirisito cyangwa ikiri mu bupagani ibi bintu mba ndi kubibabwira nkabigarukaho n'ipfundo ry'ikibazo kiri mu isi riri intege nkeya ziri mu itorero ntabwo ari ikibazo abizera bagize hagati mu rugendo ahubwo icyo kibazo kiri mu itangiriro ry'urugendo rwabo urugendo barutangiye nabi niba abantu bafite ikibazo mu rugendo purusa 90 z'abo bantu icyo kibazo cyabo kiri aho batangiriye urugendo wenda purusa 10 nibo bafite ikibazo hagati mu rugendo nibo baje kugwa ariko abandi bo ntibaguye ahubwo batangiye nabi nshuti zanjye bavandimwe ikintu bita itangiro ry'urugendo rwa gikirisito niyo wakererwa gutangira ariko ugatangira neza gutangira nabi biragatsindwa njya ndeba iyo abantu bari gukora amateraniro y'imiryango bakavuga bati nimuze dukora amateraniro y'imiryango hari ibibazo mu ngo ariko igihe cyose bayakoreye nta kibazo na kimwe bashobora gukemura kuko ibintu ntabwo ari ikibazo abantu bagize hagati mu rugendo ikibazo kiri mu itangiriro reka mbabaze ikibazo mbese wubatse inzu iyo nzu ukaba wagiriye ikibazo muri fondasiyo maze wamara iyo nzu kuyuzuza ukabona iyo nzu igiye kugwa mbese wakuraho amabati ugashyiraho amashyashya mbese wakuraho amatafari ugashyiraho amashyashya buriya kugira ngo umuntu akemure ikibazo aba agomba kumenya ngo mbese cyatangiye aba agomba kumenya ati ipfundo ryacyo ririhe niyo mpamvu haba amateraniro y'imiryango imyaka irashira isimbura indi abantu bajya mu iteraniro ry'umuryango maze umugabo n'umugore bakitana ba mwana umwe ikibazo akagiherereza kuri mugenzi we nta n'umwe ujya wemera icyaha cye kandi niba bataremeye ibyaha igihe babishinjwaga n'umwuka wera utagira ngo bazabyemera babishinjijwe n'umuntu nigeze nkora ibyigisho iseri y'ibyigisho byinshi kandi ibyo byigisho bifite umutwe witwa ngo itangiriro ikintu bita itangiriro nshuti zanjye bavandimwe uko ibintu byawe byatangiye ni gute mbese ko ariho imbaraga z'urugendo rwawe zihishe ibyawe byatangiye gute niba byaratangiye nabi hari ikintu kimwe bigusaba ni ugusenya inzu yawe uyihereye ku mabati ugasubira muri fondasiyo aho ibintu byapfiriye ukongera ugatangira bushya mbese abantu bashobora kwemera ibyo bintu ni bangahe niyo mpamvu abantu bahita bafatiraho bati nzajyeyo cyangwa sinzajyeyo ariko buriya umuntu w'umugabo nubwo yaba ahombye arayisenya kandi natwe twese hari igihe twigeze tumenya ko twatangiye nabi maze ibyo bintu byose tubikuba na zeru ibyo twakoze byiza tubitesha agaciro turongera dutangira bundi bushya isomo rivuga iki urubanza ruza inshuro ebyiri urwa mbere ruzanwa n'Imana ikaruvugana na nyirarwo nta muntu imuteje ikamubwira ikibazo bafitanye ikakimwemeza uko uwo muntu yitwara kuri urwo rubanza nibyo birimo umugisha cyangwa nibyo bizamuzanira ubutaha
ntabwo ruzaza mu ibanga, ahubwo ibyakorewe mu bwihisho mbere y'uko arimbuka bizajya ku karubanda. umva mwihangane, reka dukomeze, ariko ibyo bintu mujye mwihangana, niyo mpamvu bitindaho. Rero bavandimwe banje, ndifuza kubasomera amagambo avuga ngo mu mubwiriza mu gice cya 12:13 haranditse ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igishwe cyose ari cyiza cyangwa kibi. na buri kigambo ekipekeddwa obanga kirungi obanga kibi. Ikiri somo tulisomeye ni ukugira ngo twumve isano iri hagati y'urubanza n'amategeko. Ubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko igihe kigiye kuzagera maze urubanza ruze. Ni nako byanditse mu gitabo mu rwandiko rwa Yakobo mu gice cyaho cya 2 ku murongo wa 10 n'uwa 12. Umuntu wese yitondera amategeko yose, ndagira ngo mwumve ko urubanza n'amategeko binini. Umuntu wese yitondera amategeko yose maze agasitara kuri rimwe, aba yacumuyeho yose. Kuko bavuze ati ntugasambane, ni nayo bavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, uba ucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucibwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Reka mwumve aya magambo. Amategeko y'Imana niyo azaba urugero ngenderwaho mu gusuzuma imico n'imibereho y'abantu mu rubanza. Amategeko y'Imana niyo azaba urugero ngenderwaho mu gusuzuma imico n'imibereho mu rubanza. Umunyabwenge yaravuze ati ubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, ati kuko igihe cyo kuzagera urubanza rukaza. Hari amagambo nshaka kuzirikana yanditse mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, ni umuzingo wa mbere, turasoma kuri paji 180. Igihe urubanza ruzaba rutangiye kandi ibitabo bikabumburwa, nuko buri muntu wese agacirwa urubanza hakurikijwe ibyanditswe muri ibyo bitabo. Noneho nibwo ibisate by'amabuye byahishwe n'Imana kugeza icyo gihe bizagaragarizwa abatuye isi nk'urugero rwo gukiranuka. Nuko rero abagabo n'abagore bazabona ko ikintu gisabwa kubw'agakiza kabo ari ukumvira amategeko y'Imana atunganye. Nta muntu uzabona uko yiregura icyaha cye. Abantu bazacirwa urubanza rwo gupfa cyangwa gukira hakurikizwa amahame akiranuka yo muri ayo mategeko. Rero urubanza rw'Imana rubaho mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni urw'Imana izana mu mutima wacu. Ubwa kabiri ni urw'Imana izazana ku mugaragaro. Kubera yuko hari ikintu kimwe nababwira, Imana yacu igomba gutsindishirizwa, bikagaragara yuko nta ruhare mu kurimbuka kw'abantu ifite. Igitumye uyu munsi abamarayika bari mu ijuru ni ukugira ngo barebe urubanza Imana icira abatuye mu isi, bakurikirane bya bitabo byanditse n'iby'abantu bakoze, barebe umwanzuro umuntu afatiwe mu rubanza. Muri ya myanzuro ibiri twabonye iva mu rubanza, mu gutsindishirizwa cyangwa gucirwaho iteka, abamarayika barabikurikirana
kandi buri mwanzuro wose abamarayika bikubita hasi bagapfukama bakabwira Imana bati Imana urakiranuka, bakavuga bati inzira zawe ziratunganye, bakavuga bati nta mwijima na mucyo uzibonekamo, baravuga bati kurimbuka k'uyu muntu nta ruhare rwawe rubirimo, baravuga bati nta kintu na kimwe utamukoreye, baravuga bati wamushyiriye urubanza mbere y'uko acirwaho iteka, ariko ku bushake bwe mu mudendezo we yanze kwemera ibyaha bye. None Mana wowe ku ruhande rwawe urakiranuka. Mbese niki gituma abakiranutsi bazajya mu ijuru imyaka 1000? Ni ukugira ngo batsindishirize Imana. Bagomba kuzabaza ibya bagenzi babo badahari, ariko Imana izabereka uko byagenze mu rubanza, izabereka ibyo yakoreye abo bantu nuko bitwaye kuri ibyo bintu, maze abo bakiranutsi bazapfukama hasi babwira Imana batumva Mana urakiranuka, bazayibwira bati inzira zawe ziragororotse, bazavuga bati nta mwijima na mucyo uzirimo, bazayibwira bati kurimbuka kwa bariya abantu nta ruhare rwawe rubirimo, nta kintu na kimwe utabakoreye ngo bakire, baguze urupfu barukunze. Icyo nicyo kizatujyana mu ijuru, kandi icyo kintu nitukirangiza tuzagaruka mu isi. Ariko se niki kizatuma abanyabyaha mbere y'uko barimbuka bazerekwa ibyo bakoze, bazerekwa ibyo bakoze, bazerekwa ibyo Imana yabakoreye, kandi abo banyabyaha bazapfukama hasi babwira Imana bati Mana uratangaje kandi urakiranuka, bazayibwira bati inzira zawe ziri mu mucyo, bazayibwira bati nta mwijima uzirimo, bazavuga bati kurimbuka kwacu nta ruhare rwawe, bazayibwira bati ntacyo utadukoreye. Mbega ukuntu Imana yacu ikiranuka, mbega ukuntu yifuza ko hatagira n'umurimbuka. Ariko wumva ukuntu aya magambo avuga, mu isanzure ry'ijuru mutega amatwi aya magambo. Hari ibintu nshaka ko tugereranya. Hano ngiye kubereka igihe Yesu azaba agarutse, mwumva urubanza ruzaba rugiye kubaho n'uburyo ruhuye n'amategeko. Igihe Yesu azaba agarutse aya magambo nibwo azasohora. Mu isanzure ry'ijuru haboneka ikiganza gifashe ibisate bibiri by'amabuye byanditseho amategeko. Ayo mategeko azira inenge, agaragaza gukiranuka kw'Imana. Yatangarijwe ku musozi wa Sinayi mu rusaku rw'inkuba no mu birimi by'umuriro, kugira ngo abe umuyobozi w'imibereho. Muri iki gihe yahishuriwe abantu nk'itegeko rica urubanza. Ikiganza gifungura bya bisate bibiri by'amabuye, uwo ni Yesu azayafungura kandi azabaje ubwa kabiri. Haboneka amabwiriza yose ari mu mategeko 10 y'Imana, maze bakimenyaho ubusembwa bwabo hakiri igihe. Ndashaka kugereranya ariya magambo ari mu muhondo n'amagambo nabasomeye ejo mu cyigisho twize. Mbese Imana yifuza ko bakora iki? Imana yifuzaga ko bagereranya imico yabo n'ayo mategeko, bakimenyaho ubusembwa bwabo hakiri igihe cyo kwihana no kwivugurura. Ejo nabasomeye amagambo no mukagiye kuyasoma. Nyamara kubwo gushaka gutona mu isi, ayo mategeko y'Imana bayashyize ku ruhande, maze bigisha abantu kuyagomera. Ariko urumva iki kintu ngo bagombaga, biravuze ngo ni ibintu bagomba kuba barakoze, kandi bagomba kubikora ryari? Ni cyo gihe Imana yazanaga urubanza mu mitima yabo. Imana yabazaniye amategeko yose, ibereka yuko nubwo bavuga ko batica,
ariko ari abanyamujinya ubwo ari abicaye ibereka yuko nubwo badasambana ariko bifuza abagore b'abandi bashatse abirukanwe mu ngo bashatswe n'abataye ingo zabo bashatse abagore benshi ibyo byose ni ukwica itegeko rya karindwi uvuga ntugasambane Imana yifuza ko bagereranya uburemere bw'amategeko y'Imana no gukiranuka kwabo maze bakamenya ibyaha byabo imbabazi zikiriho reka turebe ayo magambo twari twarasomye ejo intambwe ya mbere mu kwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha icyaha ni ukwica amategeko kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha umva aya magambo rero mu kugira ngo amenye icyaha cye umunyabyaha agomba kugenzuza ubutungane bwe umuntu yategwa okerera obutukirivu bwe agomba kubugenzuza urugero ruhanitse rw'amategeko y'Imana none mufite amagambo nsomye hejuru avuga ngo bagombaga kugenzuza ubutungane bwabo bakabugenzuza urugero ruhanitse rw'amategeko y'Imana ariko ibyo barabyanze none dore urubanza rugarutse ku nshuro ya kabiri Yesu aragarutse afite ibisate bibiri by'amabuye ibyo bisate arabibumbuye ubwenge bw'abantu bwose buvuye mu bitotsi iherezo ryabo bahise baribona icyo bakagombye kuba barakoze barakibonye ariko igihe cyo kugikora ntikigihari niyo mpamvu uyu munsi bigishoboka niyo mpamvu tugomba kubikora nababwiye yuko mu byigisho tugomba kwiga umugabane wabyo wa mbere ni ugushyira abantu mu mukungugu abantu bakajya mu mukungugu hasi ni ugufata inzu yabo igasenyuka kuko Imana ntishobora gukorana n'inzu twubatse Imana irasenya kugira ngo yubake ubu ibyigisho birimo birasenya Imana irakomeretsa kugira ngo yomore ubu ngubu Imana irimo irabakomeretsa mwese Imana irarandura kugira ngo itere ubu ibintu byose mwateye Imana irimo irabirandura umuntu uzanga ko biranduka hari igihe kizagera bikaranduka kandi yaragomba kuba byararandutse mbere Imana ikamusoreza isezerano ryo kubitera hari igihe kizagera umuntu akomereke kandi yaragombye kuba yarakomeretse kera igihe cyo komorwa kikiriho hari igihe kizagera umuntu asenyuke kandi yaragombye gusenyuka kera igihe cyo kubakwa kikiriho none ndagira ngo mbasabire data mu rukundo rwinshi n'inshuti zanjye kuko nicyo cyanzanye ngomba kuvuga amagambo nkayasubiraho nifuza yuko muzabinyibukira muzavuge muti hano haje umuntu akajya avuga isomeje kongera akarisubiramo twibajije impamvu arisubiramo twaravuze tuti mbese nta bintu azi muri Bibiliya ntabwo icyo ari cyo kibazo mfite ikibazo mba ndi kuvuga mba nzi ko ari ipfundo hari ikintu kiba ari ipfundo iyo utaripfunduye n'ibikurikiyeho ntibyemera urugo uzubaka ruzagira ibibazo hazahora haba amateraniro y'imiryango ntibizakemuka kuko hari ipfundo ikindi ibintu bishingiyeho amategeko ayishurira umuntu ibyaha bye ariko nta muti wo kubikiza atanga mu gihe amategeko asezeranira ubugingo uyumvira avuga ko umugabane wo kutayumvira ari urupfu kandi nta muntu w'inyama n'amaraso wabyawe n'umugore ushobora kuyumvira akwiriye kumenya ko atayumvira agomba kumenya ko amategeko y'Imana ari hejuru akamenya ko yayashobora mu bigaragara gusa aho niho Imana yamufashiriza ikamuha ubuyambi
reka twihute duke ubutumwa bwiza bwa Kristo bwonyine enjiri ya Kristo yokka nibwo bushobora gukiza umuntu gucirwaho iteka yesobora okuwonya omuntu okusaliwa cyangwa omusango kwanduzwa n'icyaha oba okwononebwa umuntu agomba kwihana ku Mana yiciye amategeko omuntu asaana kwenenya eri Katonda gwe yamenyera amateeka ababajwe n'ibyaha bye ng'aluma olw'ebibi bye ashengurwa nabyo nga anakuwadde nnyo ebibi bye ahetse umutwaro w'ibyaha bye yeetisse omugulu gw'ebibi bye akihana ku Mana yiciye amategeko yeenenya eri Katonda gwe yamenyera amateeka umuntu agomba kwihana ku Mana yiciye asaana amategeko kwenenya ku Mukama gwe yamenyera amateeka akizera Kristo nakkiriza Yesu w'igitambo nga kimweza saddaaka emulongoosa bityo rero bwekityo nno umunyabyaha ababarirwa ibyaha byose yakoze omwonoonyi asonyiwa ebibi byonna bye mu bihe yakola byose yamaze mu biseera byonna bye yamala maze agahinduka umuragwa wa kamere y'Imana n'afuuka omusika w'obuzaaliranwa bwa Katonda kuva icyo gihe kuva ekiseera ekyo ahinduka umwana w'Imana afuuka omwana wa Katonda kuko yakiriye umwuka umutagira inshuti aba data yakkiriza omwoyo agamba kuva uwo munsi kuba leero Imana imushinja ibyaha ikoresheje amategeko yayo Mukama mulumiriza ebibi akozesa amateeka ge urwo rwanza ikaruzana mu mutima we omusango gwe n'aguleeta mu mutima umuntu agasobanukirwa ubunyabyaha bw'ukuntu ari burebure cyane omutegeera obwonoonyi bwe nti bugwanvu ukuntu ari bugari cyane bugazi nnyo ukuntu nta kindi kintu cyabimukiza teri kyakiyinza bimuwonya uwo muntu akihana ku Mana yiciye amategeko yeenenya eri Katonda gwe yamenyera amateeka kandi kuva icyo gihe ababariwe okuva ekiseera ekyo ng'asonyiddwa ava mu rupfu ava mu kufa akajya mu bugingo n'agenda mu bulamu agatangira ubugingo n'atandika obulamu azakomereza mu bwami bw'aligenda nabo mpaka mu ggulu aya magambo nayo ndifuza ko muyakurikirana ebyo njagala mubigoberere yanditse mu gitabo cyitwa ibihamya by'itorero kiwandiikiddwa mu testimony for the church ni volume ya 4 mu volume ey'okuna ni kuri paje 384 peegi zeyo zawe nyarwanda haranditse ngo wandiikiddwa nti mu gitondo cyo ku itariki ya 23 ukwakira 1879 ku makya mu mwezi ogw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi 23 Hasa- mwezi gwa 1879 nka saa 8 z'ijoro nga ssaawa 8 ez'ekiro umwuka w'Imana yanjeho omwoyo omutukuvu yanzijjako nuko mbona iby'urubanza rugiye kuza nendaba eby'omusango ogugenda okujja sinabona ururimi rwavuga neza ibintu byanyujijwe singa imbere kufuna lulimi eyinza kwogera birungi n'uburyo byari biremereye cyane umutima wanjye n'engeri byali bizoyezza omutima gwange umunsi ukomeye w'urubanza rw'Imana wasaga naho wageze olunaku olw'entiisa olw'omusango Katonda lwalinga nga lutuuse umunsi ukomeye w'urubanza rw'Imana wasaga naho wageze olunaku olw'amaanyi olw'omusango lwalinga olutuuse abantu ibihumbi byinshi bari bateraniye imbere y'intebe nini ya cyami abantu 10,000 nyingi baali bakuŋŋaanyidde mu maaso g'entebe nene ni ya ntebe y'entebe ni za nzovu inshuro inzovu bwe bukumi abulungi akakumi tugende gake katugende mpolampola abantu ibihumbi byinshi bateraniye imbere y'intebe nini ya cyami abantu 10,000 nyingi bakuŋŋaanira mu maaso g'entebe yari yicaweho n'umuntu wagaragaraga mu ishusho y'icyubahiro kwali kutuddeko omuntu eyalabika mu kifaananyi ky'ekitiibwa imbere ye mu maaso ge ibitabo byinshi kandi ku gifuniko cya buri gitabo hari handikishijwe inyuguti z'izahabu ebitabo bingi ate ku buli dduba lya buli kitabo kuwandiikiddwako ebiwandiiko ebya zaabu handitseho amagambo avuga ngo okuwandiikirwako ebigambo bigamba nti igitabo cyo mu ijuru ekitabo eky'omu ggulu kimwe muri ibyo bitabo kimu muli ebimu ebitabo cyari kirimo amazina y'abantu uvuga ko bizera ukuri kyalimu amannya g'abantu abagamba nti bakkiriza amazima kiraramburwa nekibikkulirwa ako kanya mu kaseera ako amaso yanjye akurwa kuri za miliyoni nyinshi zari zikikije intebe amaaso gange ne gajjibwa ku miliyoni ennyingi zaali zitolodde entebe maze nita kuri ba bantu bavugaga ko ari abana b'umucyo gusa nenfayo ennyo ku bantu bali abaali bagamba nti baana ba musana uko amazina yabo yahamagarwaga umwe amannya gaabwe gayitibwanga omwomu n'imirimo yabo ikagaragazwa n'ebikola byabwe nga birabika mu maso yabo hagaragaraga umucyo w'ibyishimo byera mu maaso gaabwe wali waliko omusana ogw'essanyu ekitukuvu wasakaraga mu mpande zose ogwali gubunye wonna ariko ibi bisa naho atari byo byaremereye umutima wanjye bino si ebyali bizitoleza omutima gwange none si byamuremereye ni ibiki ebyamuzoya
ikindi gitabo cyarabumbuwe cyari cyanditswemo ibyaha by'abavuga ko bizera ukuri. Munsi y'umutwe w'amagambo munini witwa inarijye hakurikiragaho ibindi byaha byose. Hejuru ya buri gasuri k'ibyaha habaga hari umutwe w'amagambo yabyo. Munsi yabyo imbere ya buri zina hari handitse ibyaha bito bito. Munsi y'umutwe w'icyaha cyo kwifuza wahasangaga ibyaha by'uburiganya, ubujura, gutwara iby'abandi ku ngufu n'irari ry'iby'isi. Ibyo nibyo byari munsi y'icyaha cy'uburiganya. Umunsi y'umutwe w'icyaha cyo gushaka kuba hejuru y'abandi wahasangaga ibyaha by'ubwibone no gusesagura no kudibuda. Munsi y'icyaha cy'ishyari hazaga ibyaha by'ubugome, kwifuza iby'abandi n'inzigo. Hanyuma icyaha cyo kutirinda cyari gihagarariye urutonde rurerure rw'ibyaha biteye ubwoba nk'ubuhehesi, ubusambanyi, kwiyegurira ibyifuzo bya kinyamaswa n'ibindi. Murumva ibintu urubanza rusuzuma birakomeye cyane. Muriye umusango byo gukebera ngabi byamanyi nyo. Rero turimo turengera umusozo. Turimo kusembere nkomerero. Kandi hari ikintu nifuza ko muzirikana muri mugoroba. Ndagara kino mu kife ko nyaka umwezi kare. Ndabizi neza yuko abantu bari hano. Manyi muri abantu abali wano. Mu gihe runaka. Mu kisera gundi. Niba shaka baze kugera mu rugo iwabo babisuzuma. Wabagara badeyo bakaba bikeye. Hari igihe umwuka w'Imana yabagendereye. Wari ko moyo bakatonera bacyari. Wenda binyuze mu ijambo ry'Imana bari kumva. Binyuze mu mico y'abantu babona ko ari abantu b'Imana. Binyuze mu buhamya bumvise bw'abakijijwe. Ndabizi ko umuntu wese uri aha Imana yamuhaye uwo mugisha, kuko Imana yacu itarobanura ku butoya. Imana ishobora kuba yakongera ayo mahirwe. Imana ikaba yakugarurira urubanza mu mutima wawe, ariko nukomeza gupfusha amahirwe ubusa ayo mahirwe uzayatakaza. Ndifuza yuko muza kuzirikana icyo kintu cyane, kandi icyo ngicyo tuzagitangirira hejuru. Muze kumenya ko urubanza ruba mu buryo bubiri. Abanyabyaha banze kwihana bose barindirijwe urubanza rukomeye mu rukiko rw'Imana, kuko bagomeye ubutegetsi bwo mu ijuru. Ntawe ubaburanira muri urwo rubanza, nta n'impamvu bafite bashobora kwerekana, maze bacirwa urubanza rwo gupfa by'iteka ryose. Ibyaha bitihanwe ngo birekwe ntibizababarirwa kandi ntibizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinja umunyabyaha ku munsi w'Imana. Umunyabyaha ashobora kuba yarakora ibyo byaha ku mugaragaro, cyangwa akabikorera mu mwijima nijoro, ariko byose bitwikururwa nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana. Abamarayika b'Imana babonye icyaha cyose kandi bacyandika ahatabasha kwibeshya. Icyaha gishobora guhishwa, kigahakanwa, kigahishwa ababyeyi, kigahishwa umugabo, kigahishwa umugore, kigahishwa abana n'inshuti, abo mukorana n'abandi. Umunyabyaha ashobora kuba ari we wenyine uzi icyaha.
ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru. Umwijima w'ijoro ry'irindagiza, ibishwe byose by'ubushukanyi bikomeye, nta gihagije ngo gishoboye guhisha Uwiteka n'igitekerezo kimwe. Imana ifite ibyakozwe byose nk'uko biri, byerekeye igikorwa cyose kidatunganye n'uburiganya bwose. Ntabwo ishukwa n'ibisa n'ubutungane, ntabwo yireshya mu buryo ibona ibintu, imico y'umuntu. Abantu babasha gushuka abandi bantu bagenzi babo banduye mu mitima, ariko Imana yo ibona ukwiyoberanya kose, igasoma amabanga yose yo mu mutima. None rero nshuti zanjye, iri somo tugiye gusorezaho ndifuza kuri gutura. Iki gihamya tugiye gusorezaho ndashaka kigutura. Kiravuga ngo ibyaha byinshi bitaturwa ngo birekwe, abantu bakabona byabatera gusuzugurwa, bakavuga bati tugomba kugumya gushaka icyubahiro cyacu. Icyo bashaka nicyo bazabura. Bibiliya avuga ngo icyo umunyabyaha atinya, icyo ngicyo nicyo kizamubaho. Cya kindi atinya cyane, icyo ngicyo nicyo kizamubaho. Ariko icyo umukiranutsi atinya, kubera yuko ibyo bintu abiziranyeho n'Imana, kandi kuko yahisemo inzira yayo, icyo Imana izakimurinda. Ibyaha byinshi bitaturwa ngo birekwe, ukaba uzi ibyo wakoreye abavandimwe wawe, ukaba warabyihoreye ngo wenda bizabora. Icyaha ntabwo ari ibyatsi ngo wenda kizabora. Mu gihe wowe uzaba uri musaza, cyo kizaba kirimo gihinduka umusore ngo kikurimbure. Ibyaha byinshi bitaturwa ngo birekwe bizabera inzitizi umunyabyaha ku munsi wa nyuma. Byaba byiza guhangana n'ibyaha byawe uyu munsi. Mbega amagambo akora ku mutima. Byaba byiza guhangana n'ibyaha byawe uyu munsi. Byaba byiza gushyira icyubahiro cyawe mu mukungugu hasi. Uyu munsi byaba byiza abantu ukemera bakaguseka. Byaba byiza guhangana n'ibyaha byawe uyu munsi, ukabyatura kandi ukabireka. Muri iki gihe igitambo gikuraho ibyaha kikuvuganira. Mu gihe igitambo kikikuvuganira, mu gihe umucunguzi wacu Yesu, wa wundi waje agasanga umukuru n'ibihe byose, wa wundi wasaga n'umwana w'umuntu, mu gihe acyicaye ku ntebe y'imbabazi y'Imana, byaba byiza cyane uyu munsi umwikubise ku birenge. Byaba byiza muri iri joro ugiye ukamwikubita ku birenge, ukamubwira uti nanjye ntusezerere amaramasa. Wamubwira uti igihe maze nibeshya kirahagije. Mbese bavandimwe banjye, hari umuntu waba ufite igitekerezo yuko muri iri joro agiye kugenda akikubita ku birenge bya Yesu, maze akamwinginga kugira ngo amuhishurire umwana we? Hari umuntu wifuza kugenda akamwikubita ku birenge, maze akamubwira ati nanjye mpishurire ibyaha byanjye kandi umfashe kubicikaho? Niba hari umuntu ufite icyo cyifuzo ndamusaba kugira ngo ahagurukire ku birenge bye, maze dusenga Imana kubw'iki cyigisho tumaze kuyiga. Reka dusenge. Mana yacu ikiranuka cyane, muri uyu mugoroba mwiza turagushimye. Imbabazi zawe nyinshi zidukora ku mutima. Imbabazi zawe nizo zituma dukomeza kuba ku isi bikemera. Zitaturiho
ab'isi ntabwo twababanaho mana ngatukiribo tuza kuberaho wese ariko kuko ubishatse ukaba ugifashe imiyaga no kubango byagado cyakutembuyaga turacyariho tucyariwo ni wowe ubwawe wenyine weka wemeye ko aya materaniro abera hano wakiza rukumana n'urubere mu kifo kino ni wowe ubwawe wenyine weka wemeye ko abo bantu bayazaho ukiriza abantu bano bajye mu rukumana ni wowe wabakuriyeho inkomyi n'imbogamizi niwe miziziko ni wowe wakomanze imitima yabo babwira wakomaje ku kuza mitima yabo kujya reka nezezwe no kugusaba kugira ngo ubahe umugisha okusaba wowe mukisa duhagurukiye imbere yawe timide maso go ndabizi neza ko amategeko yawe tutayakurikije manyine amategeko tuhagatukiriza ariko uri umunyambabazi nayo yinekisa utinda kurakara ubaho kusungwa kandi ufite kugira neza kwinshi akishine kisa kingi twongeye gufata umwanzuro muri uyu mugoroba no kusala bakawumezi kandi yuko tugiye gukomeza icyemezo twafashe mu gihe twatangiraga amateraniro tugenda sana uti twasala wo matandika urukumana runo cyo kugushaka cyo kukunonya turagusabye ngo utwihishurire kusaba twebikurire umuntu wese uzi imbere yawe umukiye najya mu maso go turagusabye ngo umwakire kusaba yo mwaniriza kandi umubabarire ato musonyiwe umuhe ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru wesubire kubera mukuru mu minsi iri imbere masawo iyi si igiye kuzaba nk'ikigo cy'abasazi ensegera kubera ngekomera rya abantu bagiye kuzaba bari kwiruka cyane abantu bari batuka nyu bava ku nyanja bajya ku bava yindi kunyanja bagenda ku bamwe barimo bava aho abandi bagiye abaganga bava barya badashobora kubona ikintu cyabarema umutima bashobora kwinda kibazamusu ariko twebwe twumvise ijambo ryawe tuwide kigambo cyo uzaturinde kuzaba muri uwo mugabane kuko kubera mu Aho- ahubwo ijambo ryawe naye kigambo cyo reka rikize imitima yacu tubonye imitima jyafu riduheshe ibyiringiro byo kuzakubona tuweze subire kuraba tubisabye mu izina rya izina yesu rya Yesu amina amin